mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Tubanje kubasuhuza nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro ava ku Mana abane namwe. Uyu munsi nanone tugarutse dushaka kuganira nanone ku ijambo ry'Imana. Muri make turongera duhere mu itangiriro, turebere hamwe kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera. Abantu benshi bajya bibaza ubutatu bwera cyangwa se Imana mu butatu, bikababera ihurizo rikomeye kugira ngo babashe kubisobanukirwa. Ariko uyu munsi niwemera ukumva ibyanditswe byera kandi ugasobanukirwa, ukemerera Mwuka Wera akakuyobora, turaza gusobanukirwa icyo ubutatu bwera ari cyo ndetse n'imikorere y'Imana mu butatu bwera. N'ubundi ntabwo dutinda, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo tubashe gukomeza tuganira. Imana ishimwe ko yaturinze mu minsi yatambutse. Hari bimwe tuba twaragiye duhura nabyo, abo tugenda tubana bakurikira ibyigisho biri kuri YouTube, ndabashimira cyane ko mwaratanze uruhare rwanyu ndetse mukanagerageza gukurikira inyigisho kugira ngo zibashe kugira aho zibavana zigere naho zibageza. Uyu munsi rero nagarutse kugira ngo tuganire kuri cyigisho gifite umutwe uvuga kuri kamere y'Imana n'imiterere y'Imana mu butatu. Turahera n'ubundi mu itangiriro, ariko mbere y'ibyo reka tubanze twongere twiyegereze Imana kugira ngo ibane natwe, ibashe kutuyobora muri gahunda zose dufite. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Ibyo ushima n'ibyo ushaka nibeho, nkuko bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Hama ugomeze kubana natwe kugeza ku iherezo. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni rikuru, rituruta ubukuru, rirakomeye, ndetse ntitwabasha kurisobanura ubwacu, ndetse rituruta ubukuru. Ariko kuko turi kumwe n'Umwuka Wera, unyemerere dusobanukirwe, maze Mwuka Wera afashe abantu bazumvira ijambo gusobanukirwa neza Imana bakorera n'Imana bumvise, babashe kumenya gutandukanya Imana n'ibigirwamana. Rero ndagushimiye Mana, natwe muri byose uyerekane nk'Imana, uturinde icyakica gahunda cyose mu izina rya Yesu, amen. N'ubundi tudatinze reka dusome duhereye mu itangiriro, tubanze turebe neza Imana mu butatu. Mbere na mbere iyo tubonye Bibiliya twibaza niba ari igitabo nk'ibisanzwe, ariko kubera kudasobanukirwa bamwe tukagifata nk'ibisanzwe, abandi tukakigira ibintu byoroshye, tukabifata nk'ibyoroshye. Ariko Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n'Imana kandi rigirira umumaro abaryumva bakaryitondera. Ntabwo ari igitabo nk'ibindi, ahubwo Bibiliya ifite uruhare runini mu mibereho y'umuntu, kandi nitwizera ijambo ry'Imana rikabana natwe, rizadufasha kutuyobora mu nzira y'ukuri, izaduhesha amahoro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka n'ubundi dusome hano mu itangiriro, tukiri kuri iyi ntego ivuga ko kuri kamere y'Imana n'imiterere y'Imana mu butatu. Tugiye kubanza dutangirira hano mu itangiriro mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana irema ijuru n'isi. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Umurongo wa mbere akavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana yacu ishimwe. Ahangaha tumaze gutangira gushaka kureba imikorere y'Imana ariko mu butatu bwera. Rero Imana mu butatu hari ingero eshatu, ariko nagira ngo nkusobanurire neza uyu munsi ko Imana ntabwo irimo Imana eshatu, ni Imana imwe, ariko hari imikorere y'Imana mu butatu. Rero iyi mikorere y'Imana mu butatu niyo tugiye kurebera hamwe. Noneho handi ijambo ratubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, umwuka yari itagira ishusho, yari iriho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, kandi maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Nuvuga ngo tutarajya kure, ahangaha tubonye neza ko Imana ubwayo niyo yaremye ijuru n'isi. Ariko mbere y'uko ibirema cyangwa se itarabirema, ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi.
ni ukuvuga ngo rero aha ngaha tumaze kubona igice cya mbere Imana, tumaze no kubona noneho umwuka wera, kandi ni mu itangiriro ry'ibyanditswe. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko Imana ni Imana imwe iri mu butatu, ariko bitavuze ko Imana ari eshatu, ahubwo Imana ni imwe iri mu butatu bwera. Rero bisobanura ko uwamaze kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, aha ngaha yanyumva neza, niwo murongo wa mbere wa Bibiliya, niwo murongo wo mu itangiriro wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma isi yari itagira ishusho, nta kintu na kimwe mu byo tubonesha amaso ku isi byari biriho muri icyo gihe. Niyo mpamvu uyu munsi nitwemera ubutumwa bwiza bukatuyobora, turaza kumva neza cyangwa dusobanukirwe neza Imana mu butatu bwera, kandi dusobanukirwe neza uwaremye ibyo tubonesha amaso n'umuremyi wacu ariyo Mana, ndetse tuyisobanukirwe, tuyikorere tuyizi, kandi tubashe kuyubaha. Reka rero n'ubundi dukomeze dusoma. Aha ngaha tubonye neza ko isi yari itagira ishusho, yariho ubusa gusa, ubusa gusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Mwihangane cyane aha hantu ntimuhibagirwe. Hano havuga ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, kandi Imana yari yamaze kurema isi, kandi isi yari itagira ishusho. Ni Imana yaremye isi, ariko iyirema itaragira ishusho. Hanyuma irangije, umwuka wayo wavaga ku Mana niwo watemberaga hejuru y'amazi, ariyo muhengeri, igendagenda hejuru y'inyanja gusa, ubwo isi yari yuzuye amazi. Hanyuma umwuka w'Imana akajya agenda atembera hejuru y'ayo mazi. Nyuma twaje kubona ko ukomeje gusoma, haraho Imana yagiye ivuga ngo iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanye amazi n'andi. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo niyo yagiye igabanyamo izi nyanja tubonesha amaso ibice, amapariti. Hanyuma niyo yategetse ngo habeho ahumutse ihita ubutaka. Ni ukuvuga ngo isi yari itagira ishusho, ariko mu miremere y'Imana igenda iyiha ishusho, inayishyiraho ibyiza kugira ngo tuzabibone kandi tuzabiyobore. Rero tukomeje kurebera hamwe, ijambo ryatubwiye ngo ni kamere y'Imana. Umutwe w'amagambo turi intego y'uno munsi ni kamere y'Imana n'imiterere y'Imana mu butatu. Rero tukiri kuri ibi byanditswe, hano tuhabonye Imana ndetse tuhabonye n'umwuka w'Imana. Icyo ni icya mbere. Turakomeza tugenda dusoma, hanyuma tuze gusobanukirwa neza ibyo Imana ishaka ko tumenya uyu munsi wa none. Mwuka wera akomeze kurushaho kutunezeza, kandi arusheho kubana natwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Reka dusome n'ubundi muri iki gice cy'itangiriro. Ubundi mu byiza biriho, ijambo ry'Imana rirahambaye cyane. Hano tubonye ko Imana yagendaga irema, ariko umwuka w'Imana niwo watemberaga hejuru y'inyanja. Ni ikivuga ko rero hari Imana Data, hakaba n'umwuka wera. Ibyo ni pariti iya mbere y'Imana, hakaba na pariti ya kabiri yitwa mwuka wera, hakaza na pariti ya gatatu ariyo umwana w'Imana, cyangwa se Imana, umwana n'umwuka wera. Rero tumaze kubona imikorere y'Imana mu butatu, reka dusome n'ubundi muri Yesaya mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 8. Yesaya ibice 6 ku murongo wa 8. Reka twasome mu izina rya Yesu. Ibice 6 ku murongo wa 8. Reka tuhasome mu izina rya Yesu, hanyuma turebe neza icyo Imana ishaka ko tumenya. Imana yiyereka Yesaya, iramweza, iramutuma. Niko umutwe w'amagambo uvuga. Mu gice cya 6 ku murongo wa 8 haravuga ngo, numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ni jye, bari njye utuma. Imana yacu ishimwe. Aha ngaha ndashaka kugira ngo tuvuge ikintu kimwe kigaragaza neza uko Imana iteye. Kamere y'Imana n'imiterere yayo mu butatu, ni ukuvuga ngo ijya igerageza mu itangiriro ry'Imana, igerageza kwigaragaza mu bwinshi kugira ngo
hatazabaho urujijo rwo kwibaza impamvu irimo amapariti ariyo abantu bavuga ngo ntabwo Imana igira ubutatu, cyangwa se Imana ntabwo ni Imana eshatu, ntabwo ari Imana imwe mu butatu. Ariko ndakubwiza ukuri, uyu munsi dufite Imana imwe ikorera mu butatu bwera, aribwo Imana Mwana n'Umwuka Wera. Imana Data, Imana Umwana n'Imana Mwuka Wera, ariko bikaba bikorera muri unity, bikorera mu Mana imwe. Ndagira ngo rero duze gusobanukirwa neza uburyo bikora na buri ruhare rwa kimwe mu gice kigize Imana muri ubwo butatu bwayo. Rero dusomye muri Yesaya mu gice cya 6 tugeze hano ku murongo waho w'8 haravuga ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera. Aha ngaha tugeze kuri ninde watugendera tuhasanga ubwinshi, twumva ninde watugendera. Ntabwo yivuze mu buke, Imana yagerageje kujya yigaragaza mu bwinshi uhereye mu itangiriro. Aha ngaha rero ugeze kuri ku 8 ngo maze ndasubiza nti barinjye utuma. Nuko Yesaya rero hano yari mu gihe cyo kwezwa kwe no gutumwa n'Imana, ngo hanyuma Imana iramubaza ngo ninde watugendera. Bivuze ko Imana yivuze mu bwinshi. Rero yivuze mu bwinshi kubera iki? Nuko irimo ya mapariti n'ubundi Imana Umwana ndetse n'Umwuka Wera, bikaba ari Imana imwe ikorera muri unity, ifite uburyo ikora imirimo yayo, ariko ikayikorera icyarimwe kandi igakoresha ingingo zayo icyarimwe. Hanyuma dukomeje gusoma nanone mu itangiriro mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 26 naho twongera kuhasanga Imana yigaragaza mu bwinshi. Reka naho n'ubundi tuharebe kuko dufite umwanya uyu munsi wo gusoma Bibiliya, kandi nawe n'ujye ugerageza kwiga ijambo ry'Imana, ujye ugerageza gusoma Bibiliya, usome ibyanditswe, kuko Bibiliya ntabwo ari igitabo nk'ibindi, ni igitabo gifite amateka kandi cyandikishijwe n'ikiganza cy'Uwiteka Imana. Niba wizera Imana ukaba uramaze gukizwa, uyu munsi ndakurarikira kujya usoma Bibiliya ukabasha gusobanukirwa n'ibyo wasomye, kuko nutisomera ubwawe hari abazaza bakubeshya, kuko ijambo ry'Imana ryanambwiye ngo mu gihe kizaza benshi ntabwo bazaba bihanganira inyigisho nzima, bazaba bigisha ibijyanye n'irari ryabo. Uyu munsi nutizera ngo wowe uhitemo kujya wisomera ibyanditswe, uzashukwa kandi uzagendera mu nzira zitaboneye zidatunganiye Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Ntabwo uyu munsi nifuza kuzakubona warasigaye inyuma, Imana itugirire neza. Reka dusome n'ubundi mu itangiriro n'ubundi mu gice cyaho cya mbere, dusome n'umurongo wa 26. Handitse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Umuntu n'isi yose. Imana irema umuntu, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aha ngaha tuhabona Imana yongera kwigaragaza mu bwinshi. Muri Yesaya twabonye Imana iri kubaza ngo ninde watugendera, yari yamaze kwishyira mu bwinshi. Hano tugeze mu itangiriro nanone Imana yari ikiri kurema ibintu, ariko twabonye neza ko nubwo yavuze ngo tureme umuntu, ariko hano handitse ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Urumva yaravuze ngo tureme umuntu, ariko mu gukora ibikorwa yakoze nk'Imana imwe, kuko yaravuze ngo tureme umuntu. Hanyuma igeze mu gihe cy'igikorwa nyirizina, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko Imana yamuremye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nubwo Imana yigaragaza mu bwinshi, ariko mu mikorere yayo ikora ari Imana imwe. Bivuze iki? Ni imirimo y'Imana. Imana niyo yikorera ubwayo imirimo yayo, ariko ikagira amashami ayikomokaho, ari ryo jambo ryayo uza uduhereza uburenganzira cyangwa se uduhereza ibyiza ngo tubigenderemo. Hanyuma iyo tukomeje gusoma ibyanditswe, duza gusanga mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo nuko ikajya ivuga. Imana iravuga iti, Imana yagiraga ite? Imana yaravugaga, yakoreshaga ijambo ryayo mu kurema. Yaravuga ngo nihabeho, ibyivuze ngo bibeho bikabaho. Aho ngaho rero niyo mpamvu ugeze mu gitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana,
kandi ijambo uwo yari Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze iki rero? Ntabwo uyu jambo wavuzwe muri Yohana ntabwo ari kure cyane y'ukuri ndetse n'ibyo dukeneye kugeraho mu mikorere y'Imana, muri kamere y'Imana ndetse n'imikorere y'Imana mu butatu bwera. Turahasanga umwuka w'Imana ndetse tuhasange n'ijambo ry'Imana. Byose byaturukaga mu kanwa k'Imana igategeka ngo habeho. Iyo yategekaga ngo habeho yabaga ikoresheje ijambo ryayo ry'ubutware, bikagenda bikabaho, iri jambo ryayo rikarema. Ni nayo mpamvu iyo tugeze muri Yohana hatubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze ko rero ijambo ry'Imana ryaremye byose ryavaga mu kanwa k'Imana. Ntabwo ari uko hari Imana data ndetse ngo habe n'undi muntu cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose gihagarara mu mwanya wa jambo, ahubwo ni Imana ubwayo yavugaga ijambo riyiturutsemo rikagenda rikarema ibitangaza bikaba. Niyo yavugaga ijambo riyiturutsemo rikagenda rikarema imisozi ikabaho. Niyo yavugaga ijambo riyiturutsemo rikagenda rigahita rishyiraho intego, rirema ikintu kikagaragara. Iryo jambo rero ryaje kugeraho rihinduka Kristo, ubwo yatumye umwuka w'Imana, wa mwuka wayo nyine wera, amanukira muri Mariya. Hanyuma Mariya atwita inda atarigeze abonana n'umugabo. Muri ko gutwita kwe havamo atwita ijambo ry'Imana. Ko marayika wazanye ubutumwa kuri Mariya nta gikapu yazanye, nta n'ikindi kintu yaje azanye, ahubwo yaje azanye ijambo rivuye ku Mana, aribwira Mariya, ari ryo rya jambo ry'Imana ryahoranaga n'Imana. Niryo ryavuyemo Kristo, ritubera ahinduka umuntu ku bwacu, kuko yari afite misiyo Imana imwoherejeho.